ibyo tugiye kuganiraho rero uburyo twonsa umwana. Umubyeyi mubifate nk'aho ari papa mama cyangwa se papa na mama w'umwana. Umubyeyi iyo umwana avutse tumufata neza, hari position tumufatamo. Uburyo bwo kumufata bwa mbere tumufata indiri kunda, inda y'umubyeyi niyo umwana nabikore, inda y'umwana n'umubyeyi bikunda, hanyuma begerane kandi umubyeyi aba yicaye yegamye ku buryo ataza kuba yunamye, kugira ngo ibi bifasha iki umubyeyi bimufasha kutarambirwa, bikamufasha kutananirwa, mbese nta kintu mu gikorwa arimo cyo konsa. Ikindi muri kubona ikiganza cyanjye nawe nuko ari kure niko ari kubikora. Ikiganza cye kigomba kuba cyakoze inyuguti ya ca, bivuze ngo azabanza yikore ku mabere gake gake, kuko rimwe na rimwe abana mubyara baba ari bazima nta kibazo bafite, ariko iyo barwaye cyangwa ari bato cyane ntabwo bashobora kubyikoresha. So ugomba kubanza kugenda rero ukikora hano ku ibere ryawe munsi na ruguru kugira ngo ufashe amashereka kwiyegeranya. Warangiza inyuguti yawe ukayishyira, mujya mubona uruziga rw'ibere, ugashyira ruguru y'uruziga rw'ibere gutya, ubwo nayo marabikora ku ibere afite n'umwana akamukandira. Ubu ni uburyo kumufasha kugira ngo adakoresha imbaraga nyinshi, kimwe cyo umwana uvutse aba adafite imbaraga nyinshi. Icya kabiri agomba kumukorera, agomba kumekinga sure ko ubu ngubu uyu nguyu amufashe nk'umwana utangiye kugira umwaka, namufate nk'umwana w'uruhinja. Hanyuma umwana w'uruhinja umutwe ugomba kuba uri mu nkokora y'umubyeyi, hanyuma ikibuno cy'umwana cyangwa se amatako ye n'ibizigira akaba bifashe mu kiganza cye. Ubu nibyo akoze. Ababyeyi turabasaba kujya mwicara gutya mutunamye cyane kugira ngo tuzarwara umugongo. So iyo amaze konsa rero tubare ko amaze konsa, ni igikorwa agomba gukora iminota 15 ibere rimwe. Yaba afite amashereka make akimuka ku rindi bere agakoresha nabwo iminota 15, byibuze iminota 30. Iki gikorwa kandi iyo ari kugikora ntabwo ava ku ibere rimwe ngaje ku rindi. Iyo afite amashereka menshi agomba kwikama ku rindi ibere atamwongejeho, akaza kuba yabika muri firigo niba yifite. Yaba afite amashereka ahagije nashaka akayabogora, kuko indi nshuro ashobora kubona ndi. Ibi turi kubivuga gutya, ariko mu gihe kizaza igihugu cyacu kiri kubitekerezaho, ndetse na Rwanda Pediatric Association ndetse na Ministry of Health, ko dushobora kuzabona ubundi buryo bwo kujya tubika ayo mashereka ku rwego rw'igihugu tukayatanga nk'uko amaraso atanga. Iyo asoje rero kumwonsa arasoje, iminota yacu 30 buriya turabara kirangiye. Ibere rimwe yarivuyeho ajya ku rindi, agomba gufata uno mwana akamushyira hano ku mabega kugira ngo uno mwana wacu ature umubiri. Ibi mujya mubikora buri nshuro yose urangije konsa, urangije konsa uvuze ngo ndasoje umushyireho. Uyu mwana wacu ntabwo tuya tumusimbiza, kandi aka kantu mukumve munira kumusimbiza, ko kumusimbiza no gucangacanga ubwonko bw'umwana. Ubwonko bw'umwana rero bumeze nk'igikoma, n'ubusimbiza gutya buragenda gukubita hirya no hino. Burya umutwe ni amagufwa, umwana wawe akazatakaza ubumenyi ndetse n'ubwenge no gukura kweza k'umutwe. Arangije rero kumukura hariya, aka gatambaro kacu kameze nka heka ashobora kumurika. Heka n'ikindi gihe tuzayigisha, ubwo ibyo konsa biba biciyemo. Ibintu rero tubwiye ababyeyi, mubyeyi ufite akazi, mubyeyi umeze nk'uyu mubyeyi ukorera leta, mubyeyi uhinga kuri, amashereka ushobora kuyakama ukayabika hagati y'amasaha 2 kujya ku masaha 4. Nta nzitwazo zo guhereza umundi muntu amata n'ibindi. Ikindi tubabwira ko niba yashyize muri firigo ahandi hejuru ashobora kumaramo byibuze igihe kingana n'amezi 6 kugera ku mwaka. Bivuze yuko ya mashereka yacu nitujya kuyakuramo hari ubwo tuzayakoresha. Uyavanyemo hariya ntabwo yashyiramo micro-onde. Niba uyifite micro-onde ni cya cyuma gishyushye, ugomba gufata amazi yashishikajira mu ibase, ugafata akabibero kawe washyizemo ya mashereka ukagaterekamo agashyuha mu buryo buri normal, nk'uko n'undi yakwishyushya mu buryo busanzwe, ukabona kuyahereza umwana wawe. Uyahereza umwana wawe ubure bwiza dusaba ko utaza gukoresha ka kabibero, ugerageza gukoresha agakombe n'akayiko. Ubu nuko tutabifite hano, tubona byo tubikoresheje. Ariko musubije kuri cya gikorwa kuko konza twabivugagaho. Ese ni iki kitwereka ko umukamo w'umwana ukenewe na muganga, uburyo twitwa nk'abaganga, kuko niyo byiza, cyangwa n'umubyeyi cyangwa n'umwana byaba bihagije. Aragereza gufata uno mwana amubereke gutya umunwa we. Murimo murareba umunwa we? Umunwa w'umwana ugomba kuba wasamye, mbese ari wagutse, utari wa munwa wajyanye akanwa kabumbye. Murabona wacu we already ari tayari kuba yahita yoga. Noneho uyu munwa w'umwana tugomba kuwubona udatebeye. Iri bere mu gihe rifashe, iyi pariti nini iyi ngiyi kizigira cy'ibere cyangwa se uruziga rw'ibere rugomba kuba rutagaragara cyane. Ntabwo umwana yonka imoko. Aka kantu kakunda kubaho cyane mu bitaro bya tubibona, cyangwa se no mu modoka.
ukabona umwana bari kumwonsa ariko ari konka imoko. Ibi bivuze iki? Najya atangira konka urajya kumva mu munwa, ibyo ngibyo ntabwo ari konka. Umwana agomba konka akisamo, akiramo umwanya, akamira akaruhuka neza, akongera konka akamira akaruhuka neza. Ibyo rero ntibishoboka mu gihe cyose yari yatereje iminwa, ibyo ntibishoboka mu gihe cyose ufite pressure. Ikindi ugomba kwibuka ko ugomba konsa umwana, wa mwana twaguhaye umutahanye, bano bana dufite bazima. Uyu mwana ugomba kujya umwonsa nkuko n'ubundi bisabwa, hagati y'inshuro 8 kugeza ku inshuro 12 ku munsi. Ubwo bivuze iki? 8 tuganyije 24 ugize amasaha y'uzu munsi ni inshuro 3. Niba tuvuze amasaha inshuro 12 ni buri masaha 2. Babavyeyi mujya guhinga rero muzajya muyasiga, babavyeyi mujya mu kazi muzajya muyasiga abakozi bayabahe, ariko niba washoboye kumugendana nawe ubyibuke buri masaha 2 umunsi. Dusaba ko nijoro niba bigushobokeye kugira ngo nawe wirinde kanseri. Twavuze ko gukama bikurinda kanseri mubyeyi. Ugomba byibuze kwikama inshuro imwe niba nijoro bishoboka, kuko hari icyo bisaba, hari ibintu byinshi by'abaganga tutavugira hano, ariko urumva ko ni ibintu by'akamaro. Ikindi, kwikama cyangwa se konsa, kwibuka konsa ukabikora neza inshuro zabigenwe 12, 18 kandi ukobereza ya minota 30, byaba na ngombwa rwose ukayirenza, bizakurinda kanseri y'amabere. Ntabwo ariyo gusa, n'inkondo y'umura burya birayirinda. Babyeyi murumva ko konsa atari iby'umwana gusa kuri we, n'ibyawe nawe ku giti cyawe. Ibi konsa umwana ukiri mutoya dusaba ko umwonsa mu isaha ya mbere. Niba ukabije nturenze amasaha 6, ariko uburyo bwiza twabashishikariza nk'abaganga nuko mwajya mwonsa mu isaha ya mbere byibuze wakabije amasaha 2. Babavyeyi babazwe tuzadukoresha gahunda yo kujya gute kwikama. Kwikama nta kindi ni kwa kundi twafashe ryabere tukabanza tukarisimira, hanyuma tumaze gutuma riya amashereka tukongera tukikama bisanzwe kwa kundi yakoze cya kiganza cyase. Birababaza ariko uko ugenda ubikora inshuro nyinshi umisembere igenda izamo, hanyuma amashereka akizana. Ngira ngo nababwira ikintu ahita arinda ya mashereka yihuse iyo mu isaha ya mbere. Ashobora guhita arinda umwana kugira umuhondo. Umuhondo ni indwara ishobora gufata umwana ku mwijima, abenshi mujya mubibona mu maso. Ntimuzongere kumujyana mu bandi baganga, mujye muhita mutuzanira kwa muganga mu gihe agize umuhondo tumufashe, ko twebwe dushobora no kuyamuha tutayamuhaye gutya tukayamuha mu tundi duhombo. Ariko natwe niyo dutanga, ni nabyo twifuza ko mukoresha. Niba rero akurembanya adashobora konka, mubyeyi ihutana umwana umutugezeho kwa muganga. Ikindi kintu ashobora gufasha amashereka niyo atuma ubwonko bw'umwana bukura. Ari igihe budakura mu ngano ariko bugakura byibuze mu bwenge. Niba ubona umuntu ufite ubwenge bucya kuko agenda akura, hari igihe aba yaronse nabi ntukajya umurenganya. Rero igihugu cyacu kirashaka kurwanya igwingira, yaba iryo ku mubiri, yaba iryo ku ngano n'iryo mu bwonko. Icyo tucyakira. Gishaka no kurwanya indwara. Uyu mwana utaronse neza, tubona tutamonjeje neza, uyu mwana azagira indwara zo kwibagirwa. Wari bwatumye umwana ikika akakuzanira isafuriya. Uriya mwana ntabwo yitse neza. Yenda wongere ukosore mu byo konsa. Ikindi dusaba turabinginga ngo mwibuke ko ayangaba ibyo natangira gukura bizamurinda za ndwara zidakira. Diabete, ndetse bimurinde n'umuvuduko, kubera yuko uyu mwana yari konka umubiri we wishyira ku murongo, cyane cyane ko aba yiyetse kuri mama we. Ibi bintu byo tubyitaheka byagira umunsi wabyo. Icyo gihe rero umutima ujya ku murongo atera neza, ndetse kandi n'ibintu byose gatangira kwishyira mu murongo ku buryo natangira gukura atazigera agira zira ndwara zidakira. Ndatekereza ibyo murakoze, mugira umunsi mwiza.